Antsinze urumva karatsinzwe cyamutsinze ikintu kizamuka kikanamanuka kitavuye aho kiri musobanura n'undi muntu uzakubaza na amayisikariye urayazi oya isanzwe urabona iyo uri kurira mu nzu ifite amayisikariye urazamuka ukongera ukanamanuka ntago bivaho biri asante sana none abasi meze bite se nawe nkubaze se Yes, right no more. Uraseka iki turi mu makuru. Dutangira ina story nyinshi cyane nyinshi cyane. Muri Amerika hari imbwa yavukanye tatuwaje ku gutwi. Oya. Ibazo uvutse ubona hano kunda hari ifoto yawe. Nugire ngo ni joke zanjye. Je nitwa VI ndabashuje cyane kandi bayikaze kanizire ko meze neza umereye hose agiye atandukanye. Bakunzi IRYAKABAGARI Tv yes ashimwe. Mahoro y'Imana bane namwe umeze fresh cyangwa murabona neza ko turi ku mazi ubu twagiye we nande jewe nawe yes right no gucimaka no gusukura umujyi urimo urayibona hano hano turi bahita ngikira waje ukambira ukuntu hano hano hitwa ku mununu aho hantu ni mu Rwanda ariko n'ubwa mbere mageze gusa nahishimiye badufashe neza ubu nibwo tucyajika dutegereje ubwato utwambuke tujya aho tugiye IRYAKABAGARI TV tugomba gutembera isi yose tugomba gutembera igihugu Rwanda hose warura hose ndaho meze neza meze bon wabibonye ute se yesho ndindiriye no kujya mu bwato no kuroba amafi natahanye ifi ntabwo naba nageze ku mazi ubuse nazabwira abanyarwanda ko nageze ku mazi ngatahane ikintu cyakugoye ni iki mbega umuhanda naciyemo bizana n'ubu ngubu amatakara cyane n'ubwa mbere nkuze urugendo rurerure kandi ari kuri moto Imana ibidufashemo cyangwa se Imana ifashe n'abantu b'inaha bakorera umuhanda hari imihanda mibi cyane kandi ni heza dutegereje ubwato ngo tujyaho bibera byabereye kujya ku mununu IRYAKABAGARI TV twatembereye ku mununu hari abana turi kubona ku ruhande abana bivuga ko babonye uburyo batwara ubwato bari abana ahubwo bararenze nanjye bagomba kunyigisha barashona mu kanya turaje tujye mu mazi hano aboro ni ahandi Afrika yakoreye agatunda turi kubibona wabibonye nawe akatubeshye ngo bagiye ngo hanze yagiye ngo Dubai ngo bagiye Dubai yagiye ngo muri Kenya ngo yagiye ahantu hadanje agatunda Afrika yagakoreye ku mununu se ku mununu niho yakoreye agatunda Afrika nazababeshe dore nahigereye ewana hari amato hari amazi hari n'abantu beza basa neza kuri hano ngiye mfite amafaranga inote y'igihumbi shaka guhereza bari abantu urumva hari ibyo bita street talk ndabibariza utubazo duke cyane tubegere niba twemerera bibariza utubazo duke buri muntu atsindire amafaranga igihumbi kugira tubereke ko twageze ku mununu turabaza umuntu ikibazo nagitsinda atsindire amafaranga sibyo amafaranga hano ngiye mfite bimeze bite bakuru banjye umeze fresh waje ukankora mu kiganza se Sugo mwaje tukaganira ko tubishaka nanjye nawe urabugiye nawe ujye mu kazi ngwino nta kibazo ngwino nye Evolate komera cyane meze se garafre cyane hari namahoro witwa nde Nibizi Christophe nibizi hano hantu turi bahita gute bahita umuntu nibizi kano kanya uri kuri televiziyo IRYAKABAGARI TV turi live abanyarwanda bose bari kubona cyangwa se baraza no kukubona nibizi ubuzima bwa hano mfite wenda reka tureke kwinjira mu buzima katwigire ko cyo bita street talk cyangwa se n'utubazo tubari dukeya nkahita nkoreza amafaranga igihumbi sibyo uri tayari uri tayari arabitsinda ngo ikibazo nuko amafaranga agiye kuyatsinda numva bise bimbabaza agiye uramubaza cyamubaza bazumaza ndabaza ngewe nibizi 1 uteranyijeho rimwe ni kangahe 1 uteranyijeho rimwe ni kangahe arayatsinda nerimo
ntabwo mbeshya wanuke uteranyijeho rimwe ni rimwe Chape. Ni Burundi. Ni Burundi. N'amavuye nawe ukora. Gira gutya ni Burundi. Hagarara gutya hindukira gutya. Wanuke uteranyijeho rimwe ni rimwe. Wanuke. Vuga mbere tubivuge mu Kinyarwanda. Nyine ni mu Kinyarwanda. Ntabwo mbeshya. Uteranyijeho rimwe ni kangahe? Ni rimwe. Nimba utabeshya agenda ujye kuryama. Undi muntu ntabwo wagikoze wagonze ipoto. Wagonze ipoto. Umeze papa wanjye. Komera cyane. Yego. Amakuru Ni meza. muraho. Turaho. Kristo Yesu akuzwe. Iteka ryose. Bonje nitwa VI ndo umunyamakuru wa televiziyo yitwa IRYAKABAGARI Tv. Ndi kumwe n'umukobwa dukorana iriya ni kamera urimo urabibona. Twabasuye hano muri izi quartier. Twaje gutembera turebe uko ibintu bimeze. Mwatwakiriye neza rwose twanishimye. Hano ngiye rero ngira ikibazo nkwibariza nkaguheza iyo ugitsinze muha amafaranga 1000. Ndakumva. Hano ubu ngubu kano kanya turi kuri televiziyo abantu bose bari kukubona. Ni ikibazo cyane n'ugitsinda ndaguhereza amafaranga 1000. Mbere yuko wenda tuganira ibindi umbwire uko hano ibintu bimeze n'ubuzima. Uri tayari? Ndi tayari na. Uri tayari papa? Ndi tayari. Mbo. Ikibazo cyane ngiye kukubaza. Stress uzicyari cyo? Ndazi stress. Stress uzicyari cyo? Stress ni iki? No kutiyakira mu buzima. Kutiyakira ubwo ni nka gutashatse kuvuga gute? Nyine stress ni indwara cyangwa si indwara? Stress ntabwo ari indwara ni ibibazo. Ni ibibazo. Wagonze ipoto. Stress ni indwara iterwa na pressure. Pressure ni nko urugero wenda kanyigusobanurire neza. Stress ni cya gihe uzajya wumva umutwe wananiwe wajagaraye, ni indwara ari n'igihe uhita urwara n'umutima cyangwa se ukayiturika n'udutsi two ku bwonko. Bivuze ngo ikibazo cyanjye cyagutsinze. Nkwandi mahirwe se? Ongeraho rimwe. Okay, kankwandi mahirwe. Iyo bavuze 1k guteranyaho rimwe wumva iki? Wumva ari nk'iki? Kurimo kumbwira icyongereza tuvuga Ikinyarwanda. Ni Ikinyarwanda. Okay. Nacyo icyo ni Icyongereza. Reka icyo tukireke. Ni ikihe gihugu? Aragitsinda. Urashaka batsindwa. Urashaka batsindwa. Oya turayaba. Nge ninkubaza ibibazo byanjye ukabitsinda amafaranga ndayaguha. Turakwishyura. Nawe uratwishyura kuba twakubajije ntutsinde. Nta kibazo mbwira mbaza. Ubwo turishyurana. Okay, nacyo. Zanzibar ni umujyi cyane igihugu. Zanzibar ni umujyi. Ni umujyi wahagana muri Tanzania. Muri Tanzania. Icyo uragitsinze. Turakomeza. Kandi cyari cya kabiri harabura ikibazo. Yatsinzwe kimwe atsinze kimwe. Harabura kimwe. Kuko n'abantu bari kumamagariramo ariko nacyo harabura ikibazo kimwe. Ese ni ikihe kintu kizamuka kikanamanuka kitavuye aho kiri? Kirazamuka kikamanuka kitavuye aho kiri. Iki ni ikibazo cya nyuma, itonde neza usubize witonze utsindire amafaranga yawe 1000. Utsindwe ubwo biraba birangiye. Kirabatsinze ntabwo tukibara. Cyo cyantsinze. Urumva karatsinzwe cyamutsinze. Ikintu kizamuka kikanamanuka kitavuye aho kiri. Musobanura n'undi muntu uzakubaza na amayisikariye. Amayisikariye urayazi? Oya isansi. Urabona iyo uri kurira mu nzu ifite amayisikariye urazamuka ukongera ukanamanuka. Ntago bivaho biri. Asante sana. None abasi meze bite se? Nawe nkubaze se? Ntabyo ushaka? Ntabwo ubishaka? None se ko mbona muri hano ntago mwiga? Ko mwirutse se? Mr. Garafre. Meze neza. Witwa nde se? Niringiye Zakariya. Niringiye Zakariya. Zakariya, ko witwa izina ry'abasaza se?
niko byagenze. Meze neza mukuru wanjye. Ese ufite nk'imyaka ingahe? Na 12. Ufite imyaka nka 12. Iyo niyo wibuka? Iyo utibuka ni ingahe? Ni myinshi ubwo. Wiga mu wa kangahe? Mu wa 4. Mu wa 4 secondaire primaire. Primaire. Ku kigo cyitwa gute? Ijandagiro. Ku kigo cyitwa Ijandagiro High School cyangwa se GS Ijandagiro? GS Ijandagiro. Ngaho suza sheri wawe. Bwira sheri wawe ngo ndagusubiza. Ni njyewe ntabwo wabimpa. Si njyewe. Rata nareke kukubeshya wa